Ndavuga gake maze sohakira twese tubyina bakigera ku bikingi by'amarembo uyu murya turawukomeza mu kanya bamwongere babanze bajye ku bupfura bw'ipfundikiye byajya gupfunduka bigapfunuka cyangwa bigapfunyuka abatazi gupfura bipfundukana bakagira ngo ni ipfunwe kandi ari ubupfura hagararira kiriga amazi cya se batendera agacika make maze iyo ntango iyikoreho urukoma abe ibiganza bitakonje muze kuma amashyi nk'abatayankopa shyitsa muri ibyo birahuri ndavuga imikuzo kandi ubashwekere rwose nta kibazo humura biri ku rugata rudahirika maze mubashyikirize mu biganza muhundire n'ubundi dutaramye inyana zenda gusubirizwa twongere twibutse Imana kandi ko tuyishima tunayisabe ngo ibane natwe abafite ingofero bazikura ishabe maze icyubahiro tugiye Imana nziza Imana idukunda igitare cy'amahanga izina rye rihabwa icyubahiro no kurebanye natwe kuva mu gitondo watweretse urukundo rwawe waturinze ni nayo mpamvu tudashidikanya ko no muri iki gitaramo cy'umugoroba ugiye kubana natwe turakwinginze ngo tubere umuyobozi umugisha ibitunga imibiri kandi niducutsa tuzira gutsikira turaza gukomeza kwanamiza ubwema bwawe dusenze twize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu maze amashyi ngo Samuel Cagoreko mwongere mu bigenze kwa kundi muri abasirimu cyane n'iciyaza ubundi tukanywamo gutyo barashaka intore n'abandi turyoherwe maze babakira ibyo birahuri DJ hari abantu bavugaga ngo ko karirimbo reka murebe rero Bwana Kevin na madamu uburyo batambuka biyereka twagiye ahiye ko barimo ngeramo amashyi twese tunyeganyega baraza kwihangana akanya ni gato twayayo manuka maze ababyeyi mushyike mu byimbo izi mfura zibagaragiye protokole babafashe mujye mu byimbo byanyu kandi muri abasirimu cyane God bless you. Mbwirira